Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bene data dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze dukomerezaho iki gitabo cya Zaburi. Murumva ko twagiye ubwo tugeze hagati muri Bibiliya, ko urebye umurongo uri hagati muri Bibiliya uwusanga muri iki gitabo n'igice nyine, ubwo birumvikana ubisanga muri iki gitabo. Igice kirekire ugisanga muri iki gitabo n'igice kigufiya ukagisanga ni ukuvuga ngo igice kirekire ugisanga muri iki gitabo n'igice kigufiya ukagisanga muri iki gitabo. Hanyuma rero tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Ibitekerezo byanyu birakenewe cyane cyane kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana, dukomeze dukore umurimo w'Imana. Nta kindi twahamagariwe kuri iyi si usibye gukorera Imana. Indi mirimo yose aba ari inyongera. Kwiga ni inyongera. Kwiga ntabwo ari byo bibanza ngo umurimo w'Imana uze nyuma, cyangwa se guhinga, kubaka n'ibindi. Ibyo nyine ni uko ari iminsi y'imperuka turimo, ari byo twagize ibya mbere, ariko icya mbere ni umurimo w'Imana. Icya mbere ni ugukunda Imana n'abantu yaremye, hanyuma tugakora imirimo yacu. Ibyo twabishoje, Imana ikaduha umugisha. Hanyuma reka twikomereze n'iki gitabo cya Zaburi. Mu Giheburayo uyu mutwe w'igitabo Zaburi witwa amashimwe. Mu Kigereki uwo mutwe usobanura indirimbo icurangwa mu byuma. Nubwo hari benshi banditse Zaburi, ariko inyinshi zitirirwa izina rya Dawidi. Buri muntu ajya asanga amarangamutima ye yaravuzwe muri Zaburi, atari ku by'urukundo n'umunezero gusa, ahubwo n'ibyo kubabara no kurakara. Ni ukuvuga ngo ahangaha buri muntu wese ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose, cyangwa se ishimwe iryo ari ryo ryose waba ufite, ntabwo wabibura muri iki gitabo, byose biba birimo. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo iki ni igitabo kirimo cyangwa se ubushize dusoza igitabo cyabibona, nababwiye ngo tuzareba igitabo kiba kirimo ubuzima bwacu bwose kuva tuvutse. Iki gitabo biba birimo, nubwo muri Bibiliya yose biba birimo, ariko iki gitabo cyane cyane nicyo ubuzima bwacu uhita usanga burimo hano. Zaburi ishobora gushyirwa mu byiciro bikurikira. Icya mbere, indirimbo zo gusingiza Imana ku byo yakoze, uko iteye. Urugero nka Zaburi y'umunani, iya cumi n'icyenda. Icyiciro cya kabiri, amarira no gutaka kw'abantu aturuka mu byago biteye igihugu. Urugero ushobora kureba nka Zaburi ya 44, ya 74, y'137. Icyiciro cya gatatu, ibihimbano binezeza umwami, gukorera umwami ibihe bidasanzwe. Urugero ushobora kubisoma cyangwa se biri muri Zaburi ya kabiri 18, 20, iya 20 n'iya 45. Icyiciro cya kane, amarira no gutaka k'umuntu ku giti cye. Urugero nka Zaburi ya 3, iya 7, iya 13, iya 25 n'iyo 51. Igice cya gatanu cyangwa se icyiciro cya kabiri dushobora gushyiramo iyi Zaburi ni ugushima. Ushaka gushima, urugero ushobora gusoma nka Zaburi ya 30, cyangwa se iya 32, cyangwa iya 30
cyangwa iya 34. Yenda turebye nk'iyi ya 30, haravuga ngo, ntabwo turayisoma yose, turasoma kugira ngo twumve intego yayo igamije gushima. Haravuga ngo, ariko noneho abo nduta ubukuru, ntabwo nari nsomye muri yo bari reka dusome Zaburi ya 30. Haravuga ngo, Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye, naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu mbone kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Yenda reka tugarukire hano, ariko birumvikana ko iyi Zaburi ari iyo gushima Imana. Hanyuma reka dukomeze n'incamake zigize iki gitabo cya Zaburi. Zaburi zuzuyemo Kristo hafi inshuro 218 z'amagambo mu isezerano rishya bayakoresheje bayakuye. Ni ukuvuga ngo Zaburi zuzuyemo Kristo hafi inshuro 218 z'amagambo mu isezerano rishya bayakoresheje bayakuye mu isezerano rya kera. Inshuro 116 z'amagambo bayakoresheje bayakuye muri Zaburi. Nubwo Kristo atavugwa mu mazina ye, ariko Zaburi nyinshi zavuze ibye kandi birasohora. Zaburi nyinshi z'abami, nk'iya 2 ya 72 n'110, igaragaza ishusho za cyami umutambyi uwo ari we wese uruta Dawidi, cyangwa uwo ari we wese ugaragara nk'umwami wa Isirayeli. Mu rundi ruhande, Zaburi zimwe nk'iya 22 twereka imibabaro Kristo yihanganiye. Zaburi zigabanijemo ibitabo 5 bitandukanye. Kuvuga ngo hari Zaburi ibitabo 5 bitandukanye. Igice cya mbere gihera kuri Zaburi ya mbere kugeza kuri ya 41, ya kabiri kava kuri Zaburi ya 42 kugeza 72. Igice cya gatatu cya Zaburi kigahera ku ya 73 kikagera ku ya 89. Igice cya 4 cya Zaburi kigahera ku ya 90 kikageza ku 106. Igice cya nyuma cya Zaburi kigahera ku 107 kikageza ku 150. Mu mpera ya buri gitabo muri izi igenda irangirana ijambo ryo guhimbaza Imana. Zaburi 5 za nyuma, kuva ku 146 kugeza ku 150, ni Zaburi zihimbaza, kimwe n'150 ifunga ihimbazanya umunezero. Igice kigufi ni 117, ni Zaburi 117, ikirekire ni 119 muri Bibiliya. Byose biboneka muri Zaburi. Ijambo nyamukuru rya Zaburi 119 ni ijambo ry'Imana, kandi hafi buri murongo ufite interuro y'ijambo ry'Imana nka itegeko, ubuhamya, amateka, amategeko. Buri tsinda ku murongo waryo wa 8 hatangirana ijambo ry'Igiheburayo
Ubwo rero inyuguti 22 z'igiheburayo muri ayo matsinda zingana n'imirongo 176. Murakoze cyane, reka tube dusubikiye hano. Iki gitabo ni kirekire ariko mu ncamake ushaka kugisoma nuko wagisoma. Imana ikomeze duhana umugisha. Murakoze cyane.